Halo? Hello? Yego mwaramutseho. Yego igisiga waramutse. Yego yego. Umutima wawe wawubonye? Umutima wanjye nawubonye. Nashimye cyane rwose. Niwe wadukanye ngo. Rwose mwakoze cyane mana yanjye. Nawubonye. Ubwo rero nabonye ni murodi wacu. Ni murodi. Ni murodi ugomba kuba wamubonye. Namubonye. Ariko sinzi. Hari abajya bavuga hari abavuga ko nkuriya iyo bavuze nka Nimrodi ibintu bya metafizike ngira ngo urabizi cyane. Nkuriya munara cyangwa w'ibaberi sinzi uko niba koko mu kinyarwanda naho yarabaga ari umunara nyine umunara umunyamunara kuko nka muri metafizike sinzi niba ari byo nabyo nibyo mba narasomye bajya bakavuga ko ari nk'inzira yageraga mu ijuru cyangwa se nk'inzira ikonekita umuntu ku mana bakongera bakabigereranya na ruriya rwego rwa Yakobo nyine ngo yarose abamarayika bamanukaho mbese nk'inzira ijya mu ijuru. Sinzi hari aho bihuriye mu buryo wenda bwa metafizike mu kinyarwanda. Ntabwo nize mbigendaho cyangwa mutekerezeho njye nakumva n'iby'uyu mutiba ko ni umutiba wo kwigomeka no gutera imana. Ushobora no kutaba rero fizike bikaba ari uburyo nyine n'ubundi abantu mu bitekerezo byabo mu mikorere yabo bahanganye n'imana bumva batera imana bakayinisha. Ni iki kintu kiri aho wabo wa babeli wabo nguwo waki bihuriye ku ihame rimwe ryo kwigomeka ku irage ry'imana, gushaka kuyisangaho iba si no gushaka kuhasanga ahubwo kuhatera no kwicarenjinga buriya mu Kimari nyine nibo bari bo ariko niba bari bo ikibazo nibaza ngira ngo mumfashe gusobanukirwa bariya niba bari bo bari ama giants cyangwa bya bihanda tujya twumva. Kandi iyo ngereranyije hari amafoto mujya mupostinga cyangwa hari amafoto ujya ubona ukabona nk'umwami nka Musinga cyangwa wenda nka Rudahigwa ahagaranye wenda nk'abazungu ukabona bamugeze nko mu mayunguyungu. Ukabona hari n'abandi yego banyarwanda aho ngaho hafi ariko umwami bose arabasuba cyane. Ubwo abo bamwe bagiye babibihanda gute? Abibihanda nibo bo kwa Mungwe, abandi bagufi basanzwe nibo bo kwa icyo bavuga aha ni civilisation antediluvienne mbere yo ntuza ko mbere y'umwuzu hariho les giants ariko les giants zigeze kuba zikwira ku isi. Bya giants burya abanyuma ni ba Goliath bishwe n'aba giants. Ibyo rero byari bikwiriye ku isi hose burya. Ibyo rero nibyo barorata ko iri moma aho hariho ibihanda. Ibyo bihanda rero none byikubira mu bugome bwo kurwanya imana n'ubundi kandi uburyo byajemo byavutse mu buryo bwo kurwanya imana nabyo ubwabyo. Ibyo rero urumva ko twebwe biriya by'umutima wa Kimari cya Rurenge urarurata ibintu by'ibihanda by'abantu baremwe mu buryo butari bwo cyangwa muri fornication ntazi bikarurata ibijyanye n'umwuzure ubwawo n'umuriro w'amazuku hari uzanarimbura isi hakazamo ibya Nimrod n'uriya munara byose urumva bibumbira hamwe ibyo bintu byose ariko bikaba ari ihame rimwe
yo gushaka gutera imana no kuyambura ubutwari. Mbega n'ibya rusuferi binazamo, biza mu gitekerezo kimwe. byose numvise iriya nkuru yose bishyira hamwe. afite no ku mutima cyuma cyane umeze ubwo nyine wawumva mu buryo original cyangwa se mu buryo kamerano bwacu, kamenya ko nawe uhari cyangwa se nawe byo biri original wenda. Oya, birumvikana nibyo original, kuko niba amateka koko umuntu udashaka gutiriganya avuga ko byose byaturutse hano kandi abibona, ibindi byo kuvuga ko byaturutse ahandi, ntabwo nkeka ko abanyarwanda bakopeye nimurodi ngo barabizana babishyira mu ntekerezo zacu. Oya, bava kwakoze n'umutiba, ijambo original biza bavuga turu n'umutiba, ndetse nashaka kuvuga umuturu. ahubwo ubwo ndibaza ninde wabaye intwari y'umwuzure, kuko bavuga ko urabona nko muri za Sumeri bavuga hari abo bagenda bavuga ba Gilgamesh, niyo bagereranya nyine imyuzure yabayeho, nyine umwuzure wabayeho mu mico itandukanye, usanga bagenda bagira nk'intwari nyine yaje gukiza abantu nyine uwo mwuzure, cyangwa se Imana yakoresheje ngo irengere uwo muntu. Hano mu Rwanda ni Gihanga. Gihanga wibanze, ariko ko ubonye ko inkuge yarokokeye kuri Muhabura, kuri Rukuge, ari ibintu byose ibyongeye kuba aho byaturutse. Ni Gihanga wibanze. ariko byo nta nkuge yarijemo, nuko haje izina Rukuge gusa, kandi irimo yarokotse nyine irareremba. Inkuge bahita Muhabura, Rukuge nyine habuye inkuge. nuko ariko nta kibazo, kuko izina Rukuge byo ndabyo nibazaga ubwo wenda nk'ibyarokotse byafashe hejuru ku musozi, cyangwa hari ahantu urumva umwuzure wo ku isi, noneho inkuge ireremba hejuru, Rukuge ya Muhabura, kandi kapiteni yari Gihanga wa mbere. ntabwo tuvuga ngo no wa mwuzure we ntuyihagaze kuri Ararati. Ndabyumva ubwo Gihanga noneho na Kimari, kuko byabaye ngira ngo ni nka evenoma ngira ngo yabaye muri icyo gihe. ubwo Gihanga noneho waje kumanuka avuye nyine kuri Rukuge hariya Muhabura, nyine n'ibindi bintu byarokotse, turamuhuza gute na Kimari wari wazamutse guteza ibyo bibazo byose? turahuza kuko byo kwakira byararangiye, cyavuyeho. noneho Gihanga nare mu bwami, abantu bashya n'ibintu bishya, isi nshya, n'abantu barokokanye. abantu barokotse bose bari kuri Muhabura Rukuge. rero kumva ko ni akarere ka Buhanga katagize ikibazo, byarokotse n'iby'Ubuhanga gusa. kandi Gihanga naho tuzi nibyo ndi kumva biri kuza byose. numva gusa wumva ko wabibonye, wumva watuma ikiganiro gitangwa tutari kugitanga ntabwo twabyibukaga. warakoze cyane rwose, nabibonye. none se nta kandi ntago nkeka ko ari gikomeza uzakomeza kukwibutsa iki? nuko ku bintu bijyanye na numerology, wari watubwiye ugeza kuri 3 gusa. ku bintu by'imibare watubwiye rimwe icyo bisobanuye, na 2 hano nyine ahantu tuba dufite imibiri cyangwa ibifite imibiri, na 3 guta nyine. ubwo hejuru yaho ho ko watuvumbuye amatsiko, byo ntabwo muri kubitekerezaho. na 7 n'9 n'8 warabivuze. n'6 ntitwakivuze. ni 6. iyo turavuga ni 5 na 4. 5 na 4 niko konyine. niko gasigaye cyakora. ni 5 na 4. buriya rero
iyo tugira kubwira buriya bisaba ko umuntu aba agize application Eh, ujya ubonye ibyo ugiye kuvuga byinjiramo aho ngaho. Ariko iyo tuvuga 8 ni umunene, ni za kane ebyiri ihungu kobwa. ariko narabitekereje kuko rero umunene. na 5 hano ni Imana, 5 ni umutabazi n'ikijuru uvuye mu ijuru akaza ku isi. Wow. ubizi Ndabyumva. Wow. Ubwo imibare yose irarangiye kuko indi yose ntaho igaruka igenda yigaruka rwose. Ariko mwari kuko duhari wenda nihereyeho ntabwo mwabisaba koko ibintu bikabihame bikagira ahantu abantu tukajya tuza tukiga tukishyura amafaranga kuko turabikeneye ibi abantu barabikeneye. Mwadufashije niba habaho institute yabyo, niba habaho ikigo simbizi kuko nkeka ko n'abantuza wenda n'abampora iki n'abandi bose nkeka ko nk'ibi nabyo baba bakeneye nabo barabikeneye kubimenya. Hari ishuri rirenze ringirize rinyura mu muyaga bashaka ibyana 30 20 bicara bakarizamo rimwe rya kera. Ariko se wa mugani iyi ntacyo ryari rimaze abantu 20 batega bakaza ahantu hamwe. N'iri ngiri umuntu umwe ashobora kubwira ahantu miliyari atuye isi. Ariko wa mugani ibyo uvuga nanone nibyo nuko umuntu aba cyambaye cya gikote tuba tumaze iminsi twarakuriyemo cyo kumva ko kwiga ari uko. Kare ubu se ko turi kuvugana twari twahura? Oya ndakuzi. Oya rwose wari wambona kandi nta nubwo ari njye bibaho gusa babandi bose babandi tujya dukora ndasa nta numwe ndahura nawe. Urumva rero ni uburyo bushya bw'iki gihe bukoresha umwami w'umuriro unyura mu muyaga. Ni uburyo bwa rwiza kurinda umuyaga nkuba. muhuza nkuba anyuze zize mu muyaga. Iyi nzira ntabwo wayitesha ngo ujye kunyura mu za kera ziriya ntizishoboka cyane ko turi no kwinjira mu ngambwe nshyashya. turinjira muri akwariya mu ngambwe nshyashya y'igicuba. urumva iyi nzira ahubwo ukwiye kuba ari ihabwa imbaraga iyi turimo. urumva numva tuganiriye. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Nawe rwose urakoze. Hari ikindi kibazo ufite se? Uretse icyo cyo kuvuga ngo kuri numerology ndumva kiretse ibindi bitakugoye najya ngutexitinga nko kuri WhatsApp wenda namaze kubitegura. Ubwo wenda nk'igihe wabona umwanya abona ari byiza kwenda kubisubiza nanone by text cyangwa se nk'igihe waba uri free tukavugana kuko njye mba nandika pe mfata utunote wenda najya mbitegura nkabikohereza bitagoranye sinzi. Nubwo rero nari nkubwiye ibyo muri numerology ntabwo ari numerology y'u Rwanda ibyo mbere tuvuga ntabwo naho bihuriye kuko ibindi byo ni amabare. Uvuga ngo tuvuge nk'izina ryawe niba wowe iryo zina ryawe ni izina ryiswe ibare ryawe ryaje kwambara umubiri n'icyarizanye ku isi. Ibyo ni byo bikwiye guhuzwa na numerology yindi. Nyirizina ni imibare y'amabare ikoresheje iminsi 24 y'izuba. Noneho buri zina ryose rikaba rifite igisobanuro cyaryo n'icyarizanye. Umubiri ryambaye rikaba ari umubiri ryambaye ariko rifite misiyo nyirizina ryambariye umubiri. Urumva neza? Ariko numva ko n'ubundi muri ubwo buryo bw'imibare 1 2 3 4 5 twazana bisubiramo 1 n'icumi gucuma n'icyenda ribona umugabo. Twavuga na 2 bifite umubiri
tukavuga n'umunani, umunene, kane inshuro ebyiri, tukavuga karindwi, icyenda, karindwi, umugore. ubwo ariko turavuga bijyanye n'ubwiru bw'u Rwanda uko bukora muri asipe yabwo. rero twavuga gatandatu, igitandatu, gatatu, bitandatu, kabiri, inshuro ebyiri. noneho hakanazaza rero na gatanu nk'umutabazi, kuzasanga ko na kijuru mu mazina kijuru urumva ibyo tuvuga ngo kigwa, muntu, kimanuka, aza ari uwa gatanu n'ubundi gatanu, urumva. noneho rero hakazaza ubunyabuzi turanayivuze ahubwo yose yarangiye. ngira ngo ni zeru ni ibanze ari umumaro ukomeye muri yose uhatse yose. ariko finaruma bikarangira imibare ari umwe, ari zeru na rimwe, kuko ibisigaye ni za rimwe ziteranije. noneho ni zeru rero ni rimwe riri muri zeru, ariho nk'uko nawe uri umuntu uri mu ibare, kandi na universe yose iri mu ibare, mu isoko ya byose. ibare isoko y'izuba, ibare ry'ibanze niyo rifashe ibifatika byose biriho. burya rero nutunatekereza nuka hajya twibwira ngo ibare riri muri wowe, wowe ufatika, ubwo ni wowe ufatika, niwo uri mu ibare burya. niyo natazi nibwiraga ko ibara ari ryo ryanima uyu mubiri. wowe abantu bazi ko ni nk'akantu ka roho, kuko avuga ngo roho iri mu muntu. nayo kare kuko unarebye buriya wo gushyira pareye akareba champ magnétique ariyo ora, ni nini cyane. umuntu akurebye agira ngo urashye uri mu muriro. ni nini cyane, champ magnétique yawe ni nini cyane kurenza umubiri wawe ufatika. uvuga ngo wowe nk'umubiri ufatika uri muri champ magnétique nini cyane. buriya uri mu ibare, ntabwo ibare ririmo akantu kari muri wowe. ariko ibyo uvuga nibyo, ibyo uvuga birumvikana, kuko uyu mubiri nkeka ko ushobora kuba ari ibare wa mugani riri dense cyane, yifatanyije rikagira kikaba ikintu kiri solid, none aricyo iki ngiki tubona hari. noneho buriya ibyo bita ibare ry'ibanze niyo ryaremye byose. ibyo bita donc original creation, cyangwa bakita absolutum, niyo yaje kurema ibifatika. kuko urabizi ko ibintu bifatika c'est une énergie cristallisée, niyo ari physique. toutes les vibrations, énergie cristallisée. iyo rero ni énergie cristallisée ihinduka igifatika. ariko urumva ko original ni ibare ridafatika. ni ibare noneho ribyara matiriyo ibifatika. niyo ngo mu isi ifatika n'idafatika, ifatika iri mu idafatika. idafatika niyo yembere, niyo nini, biri nk'uko urusoro rimwe riba riri mu icuba zeru. si byo muri cyacu bita zeru. nawe rero uri mu ibanze, uri mu ibare. niyo mpamvu n'amateka y'u Rwanda yose azingiye mu ibanze tegeranye ibare. urumva akari mpamvu tugiye kuvuga na biriya amateka yose, guteka wa kabiri kwagomba kubanzizwa no kwa mbere, kwa mbere nako kubanzirizwa n'ibanze ariyo riri aho. urabyumva? ndabyumva. byose biri mu ibanze rero. urumva? genda cyumva. ikindi nibazaga, cyangwa se statement kuvuga ngo rurenge kumanuka kuva kuri izuba nkuba, imana zuba nkuba herezo akaza ku isi. ni ukuvuga ni ubwo buryo umuntu agomba kwifata muri ubwo buryo gutyo ko baturutse iyo bakaza, cyangwa nuko tuvuga rurenge nyine ni ibimanuka, siko? ni ibimanuka byaje ku isi. uramaze niba twifata literaroma cyangwa ubundi buryo. ni icyo ngicyo. none bava ko burabizi ubuzima bwano ku isi nyoko muntu.
origine yayo ikomoka extraterrestres aliens. Ndabyumva. Ibi ngibi niko n'abandi babivuga ariko bisanzwe biri mu bwiru bwacu byo ni aliens. Abatuye hano ku inosi baturutse ahandi bitandukanye na wenda nuko bivugwa ko hari imana yavuye hejuru ikaza igacukura ibumbi ikaremamo abantu. Ibyo biratandukanye cyane. Ho ni abana b'Imana baje gutura. Nicyo icyo ngicyo ndacyumvise pe. Sibyo? Kandi usanga ari nacyo. None se na Yezu buraseriyenze ndabona kuko ni ubundi buzima butaba hano kuri iyi si yacu. Cyakoze bo baraje banyura mu mubiri w'abantu. Aha rero naho nta n'igitangaza niba tuvuga ngo baramanutse, hari uko bagomba kuba bashobora no kuba baranabyawe n'abagenda biturutse ku ijuru nk'uko byagenze kuri Yezu. Icyo ni igishoboka. Ikindi gishoboka ni uko banaza mu buryo bwa aliens, noneho bagira inangaha bakamenyera ubuzima bwabo bakabana n'ubusanzwe. Ibi ni bishoboka kandi rero na siyansi ni ukuri kwemeza buryo. Siyansi n'ibyo ko ubuzima bw'abantu buryo ko umuntu ari extraterrestrial. Ibyo nibyo nanjye nuko nsigaye mbibona, kandi uretse nta n'ikindi kiba gihari cyo kubihakanya uretse kuzana wenda ibintu umuntu aba yarakuriyemo bya Bibiliya, kandi ibyo umuntu aba ari kubona na Bibiliya ubwayo idahagije, hari ibindi bitabo nayo yireferaho. Tuzi nuko yatangiye rwose. Si byose kugeza aha ndumva rwose ntekanye. Reka nawe dusezerane. Urakoze nawe utaha. Urakoze cyane mwari.